ibyo bintu bibiri. Ibyo rero nakubwiraga kumuvuga ngeraho nkumva mfite n'ikiniga nuzuranye ibintu byinshi namuvugaho kubera ko nguyu w'Imana yaremeye iki gihugu ngo tumurebereho tumwumve kuko azatugeza kure bishoboka. Iyo urebye n'imyaka u Rwanda rwataye ruri hasi n'ubukene n'ibintu by'amafuti y'amoko n'ibintu bitari by'ubunyamusozi bivangura abantu, bamwe bagahera ishyanga bakamara imyaka igera kuri 30, nta cyubahiro, nta muntu ushobora akaza akatugeza mu Rwanda akagira gahunda nzima. Iyo hari discours agiye kuvuga ijambo ndumviriza, ni nayo impa inspiration y'indirimbo, niwe unyanspira mu ndirimbo zose ndirimbo. Umwaka urangira kwa kundi atumira abantu kugira ngo basangire basoze umwaka neza, hanyuma noneho mukoramutsa abantu bose bari aho ngaho, ngira Imana nanjye arandamutsa, turaramukanya, noneho tuganira mu by'ukuri. Mbasabye ko mwakurikira Iris TV muri benshi, uko mugenda mwiyandikisha niko nayo izabagezaho ibintu byiza. Ibihe byiza kuri mwese mudukurikiye muri kano kanya, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza, ni nabyo tubifuriza. Burya iyo umuntu aguye neza agera kuri byinshi. Nongeye kubaha ikaze ku biganiro byacu bitandukanye, ni Iris TV, amazina yanjye ni Jado Twishime. Tugiye kuganira uyu munsi mu buryo bwo kuyobora ikiganiro, ariko uri bubaganirize yicaye impande yanjye hano hafi. Mu by'ukuri reka mbanze nshimire umuryango mugari w'abantu bamaze kudukurikira, no kuvuga ngo abantu bamaze gukanda subscribe bakinjira ku rubuga rwacu bakajya babona ibiganiro bitandukanye. Turimo turatangira, turimo turubaka, dukeneye amaboko y'abantu hirya no hino ku isi kugira ngo turebe ko natwe twagwagura ibikorwa byinshi tuzageza ku Banyarwanda, byinshi tuzakora kugira ngo bigirire umumaro Abanyarwanda, umubare nyamwinshi bari hirya no hino ku isi, byose bizabageraho ku buryo bworoshye. Reka mbanze babwire ko mushobora no kudusura ku rubuga rwacu, website yacu yitwa iris.rw, ubundi mukajya musura zimwe mu nkuru tubategurira. Uyu munsi rero twagize umugisha wo kuba twakiriye intore Masamba, ni umuhanzi mukuru, ni umuhanzi bimazemo igihe kinini, ndetse usibye no gukora ubuhanzi ari byinshi yagiye akorera igihugu bitandukanye. Turi mu bihe bya liberation ndetse byo kwibohora nk'Abanyarwanda, hari uruhare runini yabigizemo. Mbese ni byinshi yadusangiza. Uyu munsi turaza kuganira ibibazo bimwe na bimwe dufitiye amatsiko, araza kubitumara. Mu by'ukuri twihuse, reka tumubereke kuri kamera zacu za Iris TV, ari hano hafi yacu, ubundi turamwakire by'umwihariko kuri Iris TV. Bwana Masamba, turakwakiriye. Murakoze cyane. Ni ubwa mbere kuri Iris TV, ariko n'ubundi turimo turatangira, dufite intego yo kugera kure. Mbere na mbere wenda reka mbanze ngushimire cyane kuba waduhaye umwanya, ndetse waduhaye ibiganza, niko navuga, waduhaye amaboko. Turabyishimiye cyane mu muryango mugari wa Iris. Murakoze cyane, nanjye ndabyishimiye kabisa. Mutangire neza, mujye mbere, mukomere. Nkunda za initiative z'abaje ndi inshuti y'urubyiruko. Iyo rero nguye kuri za initiative nk'izi z'urubyiruko ndabyishimira, cyane cyane urubyiruko rwubaka, rwifuza no kugera kure. Nukuri murakoze cyane. Yes, ngayo nguko rero turizera ko wenda muguwe neza nta kibazo.
ubuzima bumeze gute muri iyi minsi ya covid? sha ni turaho maze no kumenyera cyane kuba mu rugo ubundi sinarubagamo cyane hari igihe nisanga n'iminsi ibiri nayimariye mu rugo. Nabaye umuntu wo mu rugo uzi ibintu byinshi ureba televiziyo ngahinduranya nkajya no muri za zindi zigisha guteka nkongera nkabiparatika. Ubu kumenya guteka byo ubu ngubu ni ibintu nigeze guteka, nta kundi nigeze guteka kera cyane nkiri Burayi. Buriya nta muntu wabaye Burayi utazi guteka. Of course nagezeyo nta kintu na kimwe nzi, hanyuma ndabyiga ndabimenya ndabikora. Bigeraho ngeze mu Rwanda birahagarara, nongeye kubisubiramo ndeba za recette, ndeba ibintu donc ndi mu rugo ndeba imipira. Ejo nabonye umupira w'Abafaransa n'Abasuisse. Sinakubeshya jewe nari pour nafanaga Abafaransa. Ariko iyo bigeze muri za penalty niko bimera. N'izindi shene sinzi za Netflix nazo igezweho cyane nayo narayishize muri gahunda. utuntu twose dutuma umuntu byibuze yaba mfite umugiraneza uba Dubai, wanyohereje televiziyo nziza ushobora gukonektaho za YouTube n'ibiki byose. Iyo nari mfite ibyo byose ntabwo nari bifite. Donc distraction irahari yo mu rugo. Akantu gatuma njye hanze gusa ni ka marché, ngakora marché. Naho ubundi gukorera mu rugo ndabikora. Niyo nshatse gukora ibijyanye n'indirimbo, mujya mubibona hari igihe niryamira mu ntebe nkaririmba, nkoreza muri za status nabonye keza social media. Ndabikora. Hanyuma n'abantu dutegurana album, indirimbo ndazikorera mu rugo nkazitunganya nkazibohereza. Ubu barimo barabikora, nzagenda gusa ari gushira mu majwi. So ibi rero bijyanye no kwirinda no kuguma mu rugo no gusohoka iyo biri ngombwa, mbirimo cyane. Kandi iyo uri intore koko yumvira, intore yubaha, intore ishakira ubuzima n'abandi neza, ugomba gukurikiza ariya mabwiriza. Kandi covid irahari. Noneho haje yarurangiza, utoragura n'umwuka na hehe, abantu batagize attention. Donc murabibona n'imibare. Naje mbere yuko nza muri kiganiro ndeba ko hari n'andi mabwiriza yasohotse yo gutaha saa 12 yo kwirinda bikomeye cyane. Ibyo ni ibintu rero kuba isi yose itwubaha nk'u Rwanda, izi ko twubahiriza aya mabwiriza, ikanatwemerera yuko dushobora no kugera no mu bihugu byabo byaba i Burayi n'ahandi, kubera ko twubahirije aya mabwiriza. Iryo ni ishema, nibyo gushima cyane guverinoma yacu. Binavuga ngo natwe rero nk'Abanyarwanda tugomba kubyubahiriza kugira ngo iryo shema risakare, ntitwirare. Harimo kurinda ubuzima bwacu, ariko harimo n'akazi gakomeye cyane leta idushikariza kubaha ari mabwiriza yose. Ibi byose rero tugomba kubikora mu nyungu rusange. Ikindi no muri discipline. Muri discipline. Un peuple idafite discipline burya yuzuramo akajagari, kandi sinakubeshya unabireba n'ahandi henshi cyane ko birimo bibagora kugira ngo bashobore gufata izo mesures zose, bigatuma noneho babura n'abantu benshi. Ibyo rero ni ibintu nshimira cyane guverinoma yacu, kandi ntahengeshanya kuyishimira kubera ko
indongozi itazimiza, indongozi ihora ku mukondo, iba yaturebeye byinshi, iba yarebye kure, sa visionnaire. Donc nyakubahwa perezida wacu ntasinzira kandi no ku nyungu z'abaturarwanda. Tukiri mu tuntu wenda twa hafi aha, ejo bundi ngira ngo ni hacemo dejoro hatangiye gukwirakwira ifoto iriho inote ya nyakubahwa perezida wacu. Wigeze uyibona? Narayibonye. Ibyo ko Beneri nyuma yaje kwamagana amakuru y'uko yaba ari ukuri, ngira ngo itangazo yasohoye yavuze y'uko atari byo. Ariko niba warayibonye wabyakiriye gute? No, narayibonye. Iyo ureba inote iriho nyakubahwa wacu perezida wa repubulika, icya mbere narikanze, ntago narenze ko u Rwanda tugeze noneho ku note bavuga ko ari ibihumbi 10. Kuko rero iyo ugiye mu bihumbi 10 no kuvuga ko ifaranga riba ryaguye. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ibyo ntabwo wabyishimira na gato. Ariko nanone mu bijyanye no kwibona, narayibonye, ariko yewe ntekereza kure cyane. Perezida wacu ni intwari iri vivant. Nubwo bavuga ngo intwari ngo ugomba kuba intwari ari uko iba yaratabarutse, ariko je mu considérer nka comme un héros vivant. Biriya byaba n'ibindi byaba inoti cyangwa n'ibindi, ariko ibyo urumva bifite inzira bicamo. Ariko ubundi ntekereza ko abanyarwanda benshi banabyishimira tugize inoti iriho perezida wacu. None se rega burya u Rwanda rukora ibitangaza. Kera higeze kubaho inoti niba ari 100 yariho ubutera bwa nturo, ubutera w'intore cyane. Ndetse no muri Kongo ikoreshwa, ibihugu byakonejwe n'Ababiligi byose byarayikoreshaga. Ariko jewe ntekereza big kuruta ibyo ngibyo, ko no ku noti ni byiza, simbyanze, bitewe n'uko abantu bashobora kubyanaliza bakabireba, ibyo biba biri aha. Ariko nka symbole d'un héros vivant, ariko uribaza kubohora iki gihugu ukirangaje imbere, ukemera ukitanga, ubusore bwawe ukabutanga ntacyo abuze. Mvuye mu kiganiro mbasobanurira igihe nagize imana yo kubona perezida wa repubulika, igihe najyaga i Bugande muri za 89 oui, mu general urabyumva nawe nta kintu ababuze, yaba we cyangwa Dalete Fred, ariko byose akabita, byose akabisha mu gatebo, akabahati. Ibyo n'ubundi ni ibyanyu, mwarakoze. Niho uvuga ngo mwarakoze kubiniza, ndatiruye ngiye gushaka ibyanjye, cyangwa se noneho njyanye n'abanjye, ngiye gusangira urugamba n'Abanyarwanda kugira ngo dushake u Rwanda. Byose akabita, akajya mu mvungura, akajya mu bishyimbo, akajya mu gakoma, akajya mu so iyo ubitekereje abantu ntabwo bashobora kubyumva ubwo bwitange. Harimo noneho mu buhanga bwe no kureba kure, ayobora urugamba neza. None dore u Rwanda nta n'ikintu twavuga, wenda nyuma uraza kumbaza n'ibyishimo ko abantu bagomba kwishimira ku Rwanda rwabohotse, ku Rwanda rwagaruye ishema rizima rikwiriye igihugu, u Rwanda rudaheza, u Rwanda rufata abana babo kuri level imwe, u Rwanda twese twifuza ko twuruzi tukiri impunzi, batubwira ngo niho honyine hatemba amata n'ubuki, niho honyine Imana yirirwa ahandi igataha mu Rwanda. Ariko njye nsigaye mbona nawe uhirirwa ntikihirirwa, isigaye yibera mu Rwanda, kuko kanaharara. Mu by'ukuri ndeba u Rwanda nkabona ruvinda imwe n'ijuru. Ibyo rero ni ibintu byo gushimira cyane cyane, sinabura kubivuga, no gushimira cyane cyane RPF
n'imigabo n'imigambi yayo myiza, no gushimira ingabo byimazeyo kwitanga. Amaraso arameneka, abana bata ibyabo, bata ubukire bwabo, bata amashuri, bata amaranka bari bafite aho hanze, baza kubohora iki gihugu. Nashimiraga cyane ingabo z'u Rwanda zirongowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariyo mugaba w'ingabo, akaba n'umugaba w'ikirenga, umugaba w'ingabo w'ikirenga, kandi akaba na perezida wacu. Icyo ni ikintu cyo kumushimira no gusaba abantu bose aho bari babyishimire, kandi bajye bamenya ko gushima ari ibintu by'ingirakamaro. Yes. Urakoze cyane, unatwinjije n'ubundi muri isa nka topic uyu munsi twari kwibandaho. Turi mu minsi yo nari mbizi kuri ubu wimbaza byanga bikunze, wahise umfasha rwose tubyinjiramo neza. Kuva ejo ndi mu biganiro bijyanye na liberation ya liberation no kwibohora. Turi mu matariki ya liberation, byanga bikunze ugomba kuduha ibitekerezo. Abahanga b'ama views no gushaka ntago nsinzira, ariko iyo mvuga mu bijyanye no kwibohora n'ubuzima bwanjye, ubuzima bwanjye nubwo ndi umuhanzi, ariko ntaho butaniye. Ntago navuga ubuzima bwanjye bw'ubuhanzi, bw'ibyishimo, bwo guhanga, bwo gusiga, ngo nshire iruhande urugamba, kubera ko narubayemo msangira ndi kumwe n'abagenzi banjye. Nagenze henshi nigisha, ndirimba, duhuza neza, tubijyamo neza, tujya kuri gahunda. No kugubisa byinjira mu kibazo nari ndakubaza ngo uruhare Masamba yagize mu rugamba rwo kubohora igihugu, ubwo ndatekereza ibyo byose biraza kuba bikubiye muri icyo kibazo. Uruhare rwanjye ndabikubwira hanini. Nagiyeyo hanyuma niga neza, niga ibijyanye na ibyo bitaga political school. Ndi umukada, uri wabaye kada full time, no kuvuga ngo ibintu byanjye byose, gahunda zanjye zose nazitaye inyuma. Nagomba kujya kwiga muri Swiss, ndabonye bourse, ndabyihorera, nari umustar. Ibyo nabyo ni ibintu, nari umu artiste cyane, utangiye no kuzamuka cyane, n'igiceri gitangiye kuboneka, kandi mu bihugu by'amahanga nawe urabitekereza. Ariko byose ndabisiga, nsanga abandi kugira ngo dufatanye urugamba rwo kubohora iki gihugu. Nibwo hanini ubuzima bwanjye, ubwo no kuvuga ngo noneho ntangira urwo rugendo rwabaye rurerure, ruhire, rurimo kwitanga. Ariko iyo witangira cause igaragara ishaka iyo, kubera ko ubuhunzi ndabuzi, ababyeyi bacu barababaye, babara mu buhunzi, tubibona. Twakwiga, twajya gukora ama examen, hari examen national yabaga nk'i Burundi, ugasanga turakorera kuri 80, abarundi bari muri 30, 35. So ugasanga ntidutsinze, haje amashuri privé, ngizo za Saint Albert ziraje, za Victoire ziraje, haje za Sefa, haje za École Libre. Ibi byose n'ababyeyi bacu bitangaga, bifunga mu mukanda kugira ngo dushobore kwiga. Ntabwo byari ubuzima bukwiye koko umuntu, kandi igihe maze mu Rwanda ndareba nkavuga nti natinze kwinjira mu ijuru. Voilà, ni rwiza nibyo nashaka kuvuga. Impinduka nyinshi zarabaye. Donc ngira ijuru. Wenda turaza no kubisorezaho tureba icyerekezo u Rwanda rurimo ubu ngubu, nayo byitegereje ukareba aho rwavuye naho mwarusanze, tunareba ese uri kubona rugana he mu myaka mike iri imbere. Ariko hagataho nk'ikibazo cy'amasuku nari ngize, wenda nanaba ndi kubaza mu izina ry'umuryango mugari wa Iris, imirimo yanyu umunsi ku wundi ku rugamba yari imirimo
bimeze gute? imirimo yanjye ku munsi ku wundi yari icya mbere, nari umutoza w'itorero indahemuka, itorero ry'umuryango. numvaga nagomba gutekereza hamwe na bagenzi banjye mu buryo bw'ubuhanzi ni iyihe spectacle tugomba gutanga. cya mbere, izo spectacle twakoraga zabaga ari spectacle zo kubyina no kuririmba. hagomba kubaho indirimbo turirimba zikangurira Abanyarwanda kwitabira urugamba no kurwumva no kurujyamo, kurutera inkunga. Yes. Urumva nagiye mu RPF, burya nta bantu bareba kure, banshize mu byo bazi ko nkunda kandi nshoboye. bajyaga kunshira no mu bindi, yaba muri politike cyangwa se muri logistique cyangwa muri finance, ariko bashize muri artistique. ubwo mu ndahemuka rero, ubwo twari dufite itorero. umva itorero icyo bivuga, harimo kubyina, harimo kuririmba, harimo gusiga, harimo ibintu byose. ariko hakaba muri ikintu cyitwa fundraising, gushakisha inkunga. hakaba n'ikindi rero kijyanye na recruitment. aho tugeze turaririmba kandi tukigisha abo bantu, bakongera. abantu benshi bari baratangiye kwibagirwa ubunyarwanda. hari aho twageraga tukabona baribagiwe ubunyarwanda, batangiye gufata imico y'ibyo bihugu, niko bemera abantu bahunze bari muri ibyo bihugu. kugira ngo biyentegre muri ibyo bihugu hari uburyo bagomba kwitwaramo. rero gufata abo bantu ukabagarura kandi ukabumvisha u Rwanda, byasabaga yuko umuntu ahimba indirimbo, ashakisha indirimbo zibinjira muri bo, zijyanye na urantungagiye. iyo umvugishije, iyo abantu banganirije, ntibakabwire ngo barimo baraganira n'umuntu uri buvuga amagambo w'umuhanga wo gutondekanya amagambo gutyo, kuko ibyinshi byanjye biza muri souvenir ijyanye no kuririmba. kera umuntu yigeze kumbwira ati, Masamba, ariko uramutse ubaye pasiteri, waba umupasiteri mwiza cyane. ntari kugiyeho icyo nkwemerera cyo, ndamutse mbaye pasiteri nakwigisha Bibiliya, ndayikunda, ariko bajya gusanga Bibiliya yose narayigishije indirimbo. none nanjye iyo nganira, akenshi haza muri buri kukwigisha muri abo bantu bamaze gusa nk'aho bataye umuco wabo kubera gutinda mu mahanga. wasangaga tugomba kwiga ni ubuhe buryo tugomba kubagarura mu buryo, muri mood yo gukunda igihugu cyabo, cyo kugishyigikira, yo kugitera inkunga, ndetse no kugitabarira kuba ari urubyiruko ruri aho ngaho. ibi rero abantu barabikoze, ndanabashimira cyane. ndashima nk'umuntu w'umuhamya, nabibonye. nabonyeho abantu batanga amafaranga menshi, ndetse bakarengeraho n'utwa transport baje muri spectacle, bari bazi impamvu, bakadutanga, abantu bakagenda n'amaguru, urugendo rurerure cyane. nabonye abatunzi b'inka baduha nk'amakamyo agera kuri 2. inka nyinshi cyane, abafite imyaka barayiduha. hanyuma ndetse abantu koko baritanze. kandi ndakubwira ngo iki gihugu ukuntu twakitangiye, ukuntu twari dufite morale wacyo, ndetse hakabamo no kukirwanira no kugitangira amaraso ku ngabo za RPA. gusubira inyuma ntabwo byari gushoboka. ntabwo byari gushoboka. ibyo rero harimo mu kazi kanjye, hari ugushaka kwiga ukuntu ngomba kuzatunganya izo choreography, ngomba kuzareba indirimbo ngombwa zigisha. ariko ibyo byose sinabikoraga jyenyine, nabaga mfite equipe imfashije, nabaga ndi kumwe n'indahemuka zose. ndabo mbonera akanya ko kubashimira, kubera ko twasangira urugendo ruzima, kandi nabo gushimirwa koko. ubwo rero habagamo indirimbo za ngo dukumbuye Rwanda yacu,
dukumbuye igihugu cyiza, irebera imisozi itaha inyambo ya Rwinyana, ibirunga n'ibiyaga by'iwacu byankumbuje Rwanda yambyaye. Ibaza kuvuga u Rwanda ukavuga imisozi utanazi, ukavuga ibiyaga ukavuga n'ibindi byose utanazi, ubibwira abantu bari aho ngaho mwese, bari Karagwe, bari Bibwe, bari Masisi, bari Mushi, kubabwira u Rwanda yari nk'inzozi bamwe ko bari batangiye kuvuga bati noneho imyaka imaze kuba 30 ntago tubizi. Baza kubona rero hari abantu bafite iyo migambi, iyo migabo, kubera ko twigishijwe neza. Ibyo byari ibintu byiza. Ukavuga uti narose nambuka uruzi rwa Kanyaru ngonga ni Rwanda, numviye ikisimbiza nshiguka nsimbuka ntihobe Rwanda, Rwanda rutunze inka, Rwanda rwera imfura, ntawakwibagirwa mba nkuroga. Uribaza ibintu ababyeyi batwigishaga koko, u Rwanda rutunze inka, u Rwanda rwera imfura, ntawakwibagirwa. Niyo mpamvu mwari mufite inyota ikomeye. None harimo ibintu bivuga ngo ibana ni nka ugeraho ukavuga reka ndangize kuri iyo topic wariho twambazaga. Ugeraga rero no muri za morale twabaga turimo, iyo twabaga twamanutse nko ku Murindi, kumva abana bafite morale noneho zindi zirenze, bari muri atatukonde kama misumali, nywele zetu zitoke vichwani, hatuwezi kurudi nyuma. Icyo ni Igiswahili. Ufashe umusumari ukanawukondoka ntacyatuma musubira inyuma, n'imishatsi igashiraho yose, hatuwezi kurudi inyuma kabisa. Cyangwa kuva ngo watatu wasonge, wawili wakufe, akaibaki hata. Wasangaga morale iri ahantu, ibyo byose byateraga ubwoba. Duya yarabyumvaga, kumva ko bwatara abantu, ariko abana bari barakaye, parabira by'ibinyoma ngo u Rwanda ngo rwaruzuye, ngo rwuzuye ikiraro ngo renda kumeneka. Ubuse turi miliyoni zingahe? Hari miliyoni kubya hafi kabiri uko kitaruzura. Ubuse ko tuvugana nagiye nawe turimo turabyigana, ntufite aho utuye nanjye nkagera aho ntuye. So ni harimo amacakubiri, abari hano batiga neza, harimo ibintu by'ivangura, ibintu bitari ibinyarwanda. Hagati aho by'umwihariko itariki ya 4/7 kenshi yigeze, Abanyarwanda benshi tugira souvenir zitandukanye, cyane cyane abagize uruhare mu kubohora igihugu. Noneho ku giti cyawe, noneho ikintu cy'ingenzi cyane kiza imbere, n'ubundi twagiye tubinyuramo byose zari souvenir, ariko ikintu cy'ingenzi no tariki kwibutsa iyigeze kuri wowe ni iki? Ikintu nyibutsa cyane ni urugendo rwanjye, urambaza jewe. Ni urugendo rwanjye muri iyo nzira yo gufatanya n'abandi kubohora iki gihugu. Donc uruhare warugize wowe, uruhare nagize yuko inganzo, uzi ko mfite n'igitaramo cyitwa Inganzo Yaratabaye. Akamaro k'inganzo, akamaro k'indirimbo, akamaro ka message nyinshi, ndetse n'izo abakuru baduhaga tukazishyira mu ndirimbo, ariko tukabishyira mu nganzo. Iyo nzira yose ndayibuka, nayibuka nkumva imigabo n'imigambi yariho. Ubuto bwanjye ntabwo nabupfushije ubusa. Ubuto bufite impamvu, bushaka igihugu. Kuri jyewe ubu ngubu ndujuje, meze neza, ndavuga nti hasigaye no gutegura urubyiruko rw'ejo, kandi narabitangiye. Burya ni byiza gutanga inkoni
ukiriho ukishoboye gukosora, ni nayo burya strategy nziza ubona n'abakuru bacu bafite, no guforma urubyiruko rwinshi kumenya ko rugomba kwitanga, kumenya ko u Rwanda bareba ruryoshye rumeze gutya atari ko rwari rumeze. Kumenya yuko aya macakubiri ibintu byose byaye n'amoko byari byarangije u Rwanda. Ubu ngubu hari ubumwe, hari ubwiyunge, abantu barakora barasangira, abantu bari muri politike, bari muri business, ntawe ukubaza ngo witwa nde, uri iki, uva he, ukora iki. Ibyo byose ni fruit y'abantu babyitangiye koko. Ibyo rero iyo mbyibutse, iyo mbirebye nkaboneye inzira, ndishima cyane. Ariko mporana ikintu kivuga nta kwirara, nta kuryama ngo usinzire ugone uca ibintu nk'aho ibintu byose byarangiye. ni uguhozaho umuntu yigisha, kandi nkamenya yuko ngomba gutanga inkoni ngifite umwuka, ngifite imbaraga, nyiha urubyiruko maze rugakora neza kugira ngo noneho nshobore no kubakosora, nanababwira n'ayo mateka yatumye iki gihugu gishobora kuba igihugu cyiza nk'uko batwebwe tubabyara tubakuriye tukizi. Hagati aho iyo ufashe ishusho yose muri rusange y'uburyo ki imbaraga mwashyizemo, Imana ikaza kubajya imbere bigakunda, igihugu kikabohorwa, nyuma noneho akajya urundi rugamba rwo kucyubaka, kubona aho kigeze umunsi ku wundi hahora hajyaho itafari. Iyo mubonye kugeza kuri iyi saha hari umuntu outside of country cyangwa se imbere mu gihugu ushobora usebya u Rwanda, ushobora kuruvuga ibitari byo, kandi bibaho tujya tubibona muri za social media, uruvuga nabi, ku mutima wawe byakira gute? Ni ibintu biba bibabaje, kubera ko ntawuyobewe amateka uru Rwanda rwanyuzemo kuva muri za reka mpere kuza 59, 60, uko u Rwanda rwari rumeze kugeza none. Ugaca no muri jenoside yakorewe abatutsi, impact y'Abanyarwanda barapfa, abatutsi benshi, hanyuma hakabaho abitangira kugira ngo bahagarike iyo jenoside, barakomeza bararwubaka, dore ruri rumeze neza ruryoshye. Hakaba hariho abandi batekereza kurusenya, kuruvuga nabi. Ntago nabyifurizaga umunyarwanda n'ibyago, kuko byakagombye kumwumvisha yuko ahubwo imbaraga ze n'ubwenge bwe bwose yagombye kubuzana hano akubaka iki gihugu. Ni naha ngaha afite ubuzima bwe, aho agenda abibwira bariya, yibwira ngo aratera urubuga u Rwanda, ahubwo arimo ararwitera wenyine, kandi baramusuzugura, baramukuramo amagambo yose, bamwumvira ubusa. Twese twabaye i Burayi, twabaye hanze, nibarangiza bafate chiffon bate hariya mu yarara. Niko burya abazungu bameze, niko baragushaka ukababwira amagambo menshi, ubabeshya, ugira ikintu iki, nabo bakaguhereza, barangiza bagafata bakamura byo bari bagukeneye. Ariko barana bakamura bakabata iyo ngiyo, cya gihugu cyawe kikakubwira ngo wakamutse, washizemo ngwino, kandi waza kakirwa neza. Kubaza uti biriya bintu wavugaga buriya bivugiraga icyo, usanga nawe. Nicyo gituma mvuga nti ntabwo uri hanze, uri no mu gihugu, uri na hehe, yakagombye kugira ukunda avuga iki gihugu nuko kimeze, atari kukivuga ibyiza, kubera ko cyaraharaniwe, maraso yaramenetse, abantu bakuze uko bashoboye kugira ngo iki gihugu kibe iki gihugu. Ntabwo rero waza ukora ibyo. Rero mbita
eh, nukuri uraho gusa ushobora no kuba igihugu kiba cyatakaje umuntu kandi oya ngo n'ubyaye ikibuze arakiri gato cyose urageruka ariko ni ngombwa rero ko abantu bagomba kureka ibintu byo gusebya igihugu, byo kwisebya, byo kwambara urubuga, byo kurusiga n'abandi, kandi abo bandi bera wibwira ngo urimo urakora byiza kandi urimo urangiza. Icyo gihe bivemo, va muri iryo dini y'amashitani y'amafuti, uze mu mucyo maze wubaka u Rwanda. Icyo rero nicyo kintu, nicyo mbakundira igihe waba bose uvuga baririmba indirimbo zanjye, abatarama bakabikora. Iyo mpageze ndabigisha. Hagati aho twakomeje kugenda tugaruka ku muyobozi wacu, perezida wacu, wagize uruhare runini kugira ngo tube dufite igihugu cyiza gutya. Mu by'ukuri nanone ku giti cyawe nibihe bintu by'ingenzi navuga ko umumwigiraho cyangwa wagiye umwigiraho kugeza na n'ubu bigufasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi? Oya, jewe ni ntuvunike kuri ye, ni role model wanjye. Nzambona ndirimba, nzabona ndi umuhanzi, ariko n'ibya politiki ndabizi, but politiki ni career. Ubundi tuyibamo rega, tuyibamo. Mbigiyemo ni ukuvuga ngo nabangiye muri yo carrière, ariko ubu ndacyagerageza gukora ibya artistique kubera ko ni umuhamagaro wanjye, kandi n'abakurambere baracyakomanga bambwira bati komeza iyo ntambaro y'Urwanda. Kuri Perezida wa Repubulika ye sinshobora kubona uko muvuga. Nguyu w'Imana yaturemeye kugira ngo atugeze mu gihugu cy'isezerano, igihugu kiva indimwe n'ijuru. Ko n'agaterme kanjye, u Rwanda ruva indimwe n'ijuru kandi kazahoreho. Arohereza umugabo wese gutebya avuga ngo n'ubundi ngedeni ngadamu na Eva ngo batukaga mu Rwanda, ngo n'ikimenyi ngo ari muri Nyungwe. Hari ibintu bibiri maze guha abantu, kandi njya mbyibuka ko u Rwanda ruva indimwe n'ijuru, ko ubwoko buzima ari ubwoko bw'ubupfura, kava mu by'ubututsi, mu butwa n'ubuhutu, ahubwo ukazamuka ukagira ubwoko bw'ubupfura. Iyo wabaye imfura burya ibintu byose, ibyo bintu bibiri. Ibyo rero nakubwiraga kumuvuga ngeraho nkumva mfite n'ikiniga, nuzuranye ibintu byinshi namuvugaho, kubera ko nguyu w'Imana yaremeye iki gihugu ngo tumurebereho, tumwumve, kuko azatugeza kure bishoboka. Iyo urebye n'imyaka u Rwanda rwataye ruri hasi n'ubukene n'ibintu by'amafuti y'amoko n'ibintu bitari by'ubunyamusozi, bivangura abantu, bamwe bagahera ishyanga bakamara imyaka igera kuri 30, nta cyubahiro, nta muntu ushobora akaza akatugeza mu Rwanda, akagira gahunda nzima. Iyo hari discours agiye kuvuga ijambo ndumviriza, ni nayo impa inspiration y'indirimbo. Niwe unyanspira mu ndirimbo zose ndirimbo. Amagambo menshi nyakura ni extrait nkura muri discours, nta ndimwe ncika, zose ndazifite. Nincitse ndeba umuntu nsaba, yaba muri RBA cyangwa n'ahandi, nimpa discours nyakubahwa. Donc ni role model wanjye, mufata nkaho ari uw'Imana yaduhaye kugira ngo iki gihugu gishobore gutungana. Tumwumve, tumukurikire, yinspira benshi,
kandi azatugeza ahantu gukora cyakomeye, aracyafite imbaraga, aracyafite gahunda. buri munsi wumva hari agashya azanye kandi kazima. nibwira ko reka nzajye mbishyira mu ndirimbo ko kumuvuga nshobora kubura amagambo akomeye meza afite value iri hejuru yo kumuvuga. icyo nzi cyo ni Mesiya wacu. Okay. Antreta nigize kurabukwa ahantu ifoto muri kumwe kuri social media ariko. Donc ibari oya ndayifite. Ndayifite nunasura n'iwanjye uzayibona. Narayibonye ebyiri muri salo. N'ahantu twari hari mu munsi mukuru natume muri convention center ngira ngo muri umwaka urangira kwa kundi atumira abantu kugira ngo basangire basoze umwaka neza. Hanyuma noneho mukoramutsa abantu bose bari aho ngaho, ngira Imana nanjye arandamutsa. Uko nabonye ari ifoto isa nkaho donc musa nkaho mwafashe n'umwanya wo kuvugana gatoya. Nagize Imana icyo gihe turaramukanya, noneho tuganira. Mu by'ukuri ibyo nkora arabizi. Ubuhanzi bugeze he, bugejeje he, ngiye kubikomozaho ni amwe mu magambo yakubwiye icyo gihe kizirikana n'ayahe. Ubuhanzi bugeze he, bugejeje he, ingamba ni izihe. Ibyo byose ukagerageza kubimubwira mu minota umwe cyangwa ibiri aba yaguhaye. Ni amahirwe rero cyane, ni ibintu nari nararifuje narashatse cyane. Namubonye mu bihe byari byo gushaka iki gihugu, noneho nza kumubona iki gihugu cyarabohowe kandi ari ukirangaje imbere. Baca umugani mu kinyarwanda cyiza ngo iyo uhuye n'umwami ntubugipfuye. Rwose. Ubu nanjye ntabwo ntacyo nkibaye. Ntacyo nkibaye mu buryo bw'uko ibyo umuroro modo wanjye naramubonye, naramushuhuje, namukoze mu biganza, njyana umugisha, ntacyo nkibaye. Nacyo kibaye. Yes, byiza cyane. Nifite amatsiko yo kumenya uko byagenze icyo gihe, umunsi uko byari bimeze. Donc ndasobanukiye kandi ndanabyishimiye. Tugarutse wenda turimo turagenda twegera umusozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko ntabwo twanatandukana nagarutse kuri wowe wenda mu bundi buzima, tuvuye kuri party ya liberation n'ibijyanye nabyo. Mu by'ukuri ni ibihe bintu by'ingenzi tutamenye ku buzima bwawe? Ikibazo kirakomeyemo gatoya ariko uragerageza. Reka nkubwire, hageze yuko ntakivuga n'ubuzima bwanjye, kubera ko maze imyaka ishobora kuba igeze kuri 40 mvuga ubuzima bwanjye. Navutse ahangaha, mfite abana nize ibi ngibi. Gusa niyo mpamvu nirinze kubikubazaho, ndavuga ntabwo nibe tutamenya ahubwo imyaka 40 nta n'uwiragira, wowe nturayigira. So byaba ari kubindondogoza ngiye ni buri munsi mvuga bimwe. So nta ibyinshi birazwi. Ntabwo numva ko ari ikintu nasize inyuma. Yewe narivuze pe bihagije, nivuga no mu byivugo, nivuga no mu bisigo, nivuga mu ndirimbo. Ibaza umuntu bivuga mu byivugo, mu bisigo, mu ndirimbo no mu magambo yasanzwe. Byose nta na kimwe nasize, keretse umbwiye uti ese ibi n'ibi waba warahuye nabyo, ibi n'ibi warabikoze. Nta ibyinshi ndabivuze. Imyaka 40
bivuga. donc natwe umunsi twirinze kubikubazaho Mwakoze. byanga bikunze utarabimenye ntago yagukunze ntiyakunze kugukurikira. Noneho mu by'ukuri mu buryo bwagutse reka tuba ari cyo kintu tunasorezaho. Nayahe masomo urubyiruko rw'iki gihe rukwiye kwigira by'umwihariko ku muryango wa FPR Inkotanyi wagize uruhare rukomeye mu kubora igihugu, ndetse n'imirongo migari bagiye bafata yo kubaka igihugu. Urubyiruko rw'iki gihe rurimo rurabyiruka ubu ngubu narwo rufite izindi nshingano ruzireba mu myaka yo hambere, zimwe mu ndangagaciro za kirazira cyangwa se ingamba, masomo bakwiye kubafatiraho mu by'ukuri ni ayahe? Icya mbere icyo ni ikibazo cyiza cyane nkunda, kuko iyo umuntu avuze urubyiruko ndi inshuti y'urubyiruko cyane. Iyo mbonye mu rubyiruko n'iyo rwaba rufite 20 25 mpita nanjye, iyo ufite 25 mpita ngira 27, donc rugira 20 rugira 22 bita wisanisha na barabizi. Ikintu cya mbere ni ukumenya yuko iki gihugu ntabwo ari gift yavuye mu ijuru ngo u Rwanda rube rumeze uko rumeze gutya neza. Kandi ngo utaraganira na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Umurage mwiza mu rubyiruko ni ukwegera abo bakuru bakabaganiriza, bakababwira urwo rugendo rwose rwo kugira ngo iki gihugu kibe kimeze gitya, kugira ngo noneho na ya nkoni nayifata izaba atari inkoni, ibi ari inkoni baje neza. Icyo ushaka kuvuga yuzuye umwana w'umusore, umwana urubyiruko rufite amateka meza y'iki gihugu. Abo bantu ntabwo dusigaranye benshi, bajye babegera. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukumenya ko u Rwanda hari bakuru babo n'ababyeyi babo babarariye amajoro menshi cyane, amaraso arameneka, barapfa, bamwe baba ibimuga, kugira ngo bazashobore kugira ubuzima bwiza. Iki gihugu ntabwo ari uko cyari kimeze, ubu kimeze neza. Uwo tukiragije uw'u Rwanda, abo wambwiraga abakuru barimo baraga iki gihugu ni urwo rubyiruko. Ni ukumenya yuko ntituri mu ntambara, ninaba bagomba kwitegura kwirwana. Njya ndeba parede y'abana barangije, ukuntu umwana uzamuka kirenge ukabona kirarenze, mu mutima nkavuga nti wow, ngibi ibintu byiza. Urubyiruko rugomba kutirara, kutibwira ko rwagezeyo. Uwiga rutuwanga bagomba kwiga, kiga amateka y'u Rwanda, bakishyiramo yuko u Rwanda nibo ruteze amaso. Abantu bose barubohora iki gihugu, ndakubwira ngo abo twanganye turi muri iyo periode nta n'umwe uri munsi ya 50 na kuzamura. Iyo bibaye ngombwa 50 na haba kururasanira yabikora, ariko gusimbuka imisozi no kugenda indi n'urubyiruko babamo barenga. nanavuga n'akandi gato, ntabya nko kubona abarubohoye, abarurwaniye, abarutangiye basaza nabi, tukiri kumwe nabo, kandi umurage wose barawuduhaye. Urubyiruko rero rugomba guhaguruka rukaba maso, ntirwirare, ntirujye muri ibyo byose byo kurangara bijyanye n'ibiyobyabwenge, bijyanye n'inzoga, bijyanye n'iki. Bakamenya yuko iyi nda ibatanga imbere bagomba kuyimira, ntibatanga imbere. Kumenya kwisonzesha, kumenya ko iki gihugu wagikorera ukakigeza kure yaho. Iyo nkoni barayifite, twarayibahaye,
natwe ababyeyi bari baraduhaye bati none natwe twabahaye iyo nkoni tuyibahaye noneho ubuhanga bwiza cyane tugifite umwuka tugishoboye kuganira nabo ntibayipfushe ubusa kubera ko amahirwe yose barayafite igihugu gisa neza kirimo umutekano nibafate ayo mahirwe yose maze bubaka iki gihugu. Muri vision zawe ubona icyerekezo cyacu iyo urebye nko muri 2050 ubona nk'u Rwanda ruzaba rumeze gute? U Rwanda sinzi 2050 hagiye ubu turi muri 2020 hasigaye imyaka 30 nimo ndabara iyo nzaba mfite ariko kubanza nzaba ndiho nzaba ndiho ubundi ndanabyifuza muri 50 tuzaba turi igihugu bajya bavuga Singapore cyangwa se n'ahandi twarabirenze natwe tugeze kuri iyo level. Umunyarwanda wagize umutekano wagize amahoro wagize ibishoboka byose akabibona hafi w'intwari w'ubwenge iyo yafatanije n'abandi agera ahantu udashobora kumva. Tuzaba mu 2050 tuzaba turi igihugu isi yose noneho izagiza kwigira ku Rwanda. Yes, reka rero tuse nk'abagenda bagana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mbere na mbere reka mfate uno mwanya nshimire umutumirwa wacu uyu munsi ariwe Intore Masamba kuba yiga mu mwanya akaza kutuganiriza akaganiriza abantu benshi badukurikiye harimo urubyiruko mu by'ukuri cyane cyane kuko yabivuze ari kwibanda cyane mu gusigira impanuro no guha inyigisho urubyiruko rukizamuka kugira ngo rukomeze rudadire cyangwa se rushyireho imbaraga nyinshi kugira ngo rwubake igihugu twifuza mu minsi izaza. Mu by'ukuri aka kanya reka mbashimire mwese mwadukurikiye muri kino kiganiro, hanyuma noneho mu mwanya Masamba nawe abashimire ndetse n'abasezere mu by'ukuri nagomye no kudufasha kwibutsa kudushyigikira. Icya mbere nuko nkuko bivugaga ndagushimira Jado kuba wantumiye muri iyi televiziyo yawe ariyo y'Abanyarwanda Iris. Hanyuma ikindi ngashimira Abanyarwanda bose, ngashimira cyane cyane byimazeyo urubyiruko, ndi inshuti y'urubyiruko, ndarwifuriza ibintu byiza byinshi cyane kandi mukomeze mumbere inshuti nanjye nzababera inshuti, nzababwira byinshi. Iki nacyo mbasaba yuko uriya munsi nyine twibuka kwibohora ari wo wa umunsi wa Liberation Day, aho uri ari hose ndabizi twese tuzaturi mu mazu nta kugenda henshi, ibyishimo byinshi ni mu rugo, ariko muzishime munezerwe muryoherwe mubyine kuko ni umunsi wo kwishimira ku Rwanda rwabonye umucyo, u Rwanda rwavuye ibuzimu rujya ibuntu, u Rwanda rutagipfuye, u Rwanda rutarikikoreye imisaraba y'abarwo, u Rwanda rwiza, u Rwanda koko twifuzaga kandi u Rwanda Imana yifuzaga. Nguru muzishime muryoherwe kandi munavuge muti kuba ndi Umunyarwanda ngira ishema numvaga nshaka. Murakoze. Ngaye nguko rero turabashimiye cyane rwose, mukomeze musure urubuga rwacu, website yacu niyo iris.rw cyangwa se iris.rw. Hari inkuru nyinshi twabateguriye, mukomeze mudusura rero hose kuri platform zacu, kuri Instagram, Facebook ndetse n'ahandi. Mukomeze mugubwe neza, mukomeze mugire ibihe byiza byo kwibohora mu by'ukuri nkuko umubyeyi wacu bivuze. Masamba muzishime munezerwe. Ndabashimiye, yari Jado Tuyishime mwabanye mu kiganiro. Nshimiye Masamba, mukomeze rero mugubwe neza Abanyarwanda Abanyarwandakazi.